ariko jya ubasereye gutya nyine ubasereye nko nyine nko wasaba umuntu urukundo ubisereye dusaba urukundo musi kuva bavuga nta muntu murakunda inde wowe Tomu dukika ikora kugiye nanjye meze nkawe gusa nyine nshaka kuzakugurira utwenda nawe nkazagusohoka ariko nyine ntabwo ari kugusuzugura imeze nk'iyi ngiyi oya yenda irenze iyi ngiyi yenda nakeka ko wambaye iyi ngiyi ariko wari no mu turimo ariko nta kintu bintwara oya iyi ngiyi iyo mbyutse mu kuvuga ngo nyine ukuntu mu rugo biba bimeze barayimesera yego ku muntu w'umusore se baramumesera bashiki banjye barameseraga nawe baragutetesheje barankunda nubwo uriya nyine ajya binyuzamo akabivanga ariko barankunda iyi ngiyi rero ni ukuvuga ngo baherukaga kuyimesera mu kwezi kwabanjirije uku nguku turimo ku icyumweru cyabanjije mbere y'uko kigera ubwo bazongera bayimese nyuma y'ibyumweru bizaza by'ibindi byaba birakurikiraho nyuma yabyo hanyuma nibamara kuyimesa ubwo iyo bamajije kuyifura uwo munsi ubundi bayifura buri buke njya mu misa nkajya mu misa nose ujya mu misa bambaye gutya ni ngenda kwa padiri nkagerayo nkatambuka nkahita mpabwa ukarisitiya nkabona na congo yanjye itambereye imbere ko barere kirashaje yada nawe uzagira ngo nizasa gukuru wawe akantu unyujijemo ntabwo ari sawa n'ubundi imyenda ngiye yose nambara yari ya muzehe ukiri ukambare cyo ku ishuri wakifubitse dore ko hano hanakonje rero n'uburyo ngukunda uzi ko ngiye imyenda yanjye yose bayibye tugiye kuzaduhura neza gutya urira wabaye ingakira oya ngiye nabikoze gutya akira ibyawe ubundi se n'uwawe gusa nyine suma byo bimeye neza niko nta kibazo uzi icyo uvuga byakurenze gusa nyine biranshimishije pe unyeretse nyine ko byagenda kose nyine iyo twamara imyaka tutabonana unyeretse ko basi ku mutima wawe basi ndi mu bantu ushyira imbere cyangwa ukunda unubaha unaho agaciro soma uzi ko uzatuma mba umuhanzi cyangwa umukinnyi wa filime ndakwinginze nyine kugira ngo nibura ubanza unyumve sibyo nyemerera umpa amahirwe kandi ntugire ubwoba ndahari sibyo ndahari ku bwawe nemeye ko nzaba buri kimwe cyose ya Kim nabikubwiye wenda niba byumva niteguye kugukunda abanzi bakababara niteguye kugukunda ku munezero niteguye gukunda nkakwibagiza agahinda niteguye kugukunda nkatuma umutima wababaye wongera gusubirana Kim ibintu mbwe byose nabyumvishe ni Chris nimve nabi ntabwo ari ukomanzi nta nubwo ari ukugukatira ahubwo nyine n'ubwoba mfite nifite ubwoba pe umukundo nahuriyemo n'ibintu byinshi bibi ku buryo nyine gusubira mu rundi rukundo nyine bingora gusa uri umwana mwiza umuntu aramutse akwisemo cyangwa se nyine mukundanye ntabwo nyine yabahombye yaba ufite
ufite ikintu gikomeye cyiza gusa nyine ntabwo nzi neza ko ibintu uri kumbwira ari ukuri nimba utarimo kumbesha gusa kuba umwana mwiza benda biza ariko nyine basi mbwira nimba utambabaza nk'abandi ukuri hari ibintu ukora wowe tsuni mwanjye nakunda ndeko basi ubundi twashwana tsuni njye na twashwana byaciye mu zihe nzira byagora gusa nyine urakoze Imana iguha umugisha subiza aho wakuye ni njyewe ubyikorera cyakoze nanjye kugukunda ndagukunda niba kuba navuze ati ko baranyibye ndavuga nawe kugira ngo uriyo shati reka ubumanza ngurira agapira kubera nyine kunkunda rero njye nzakugurira oya nako surprise njye sununguye sawa gusa nyine urakoze sinzi uko nabiceceka urakoze ntacyo bitwaye gusa nyine ugende ku ishuri wige sibyo wige dore ko nawe wazagira aho ugera wumve ko binanshimishije no kuba ugiye kujya ku ishuri wa mugani kujya wirirwa biriya bisambu ugira ute nabyo byambangamiraga ariko uko biri ugiye kwiyungura ubumenyi ejo n'ejo bundi uzagenda uryoha ugeze Kigali ugende bagushuke ngewe nyibagirwe nzakujyana kure y'irungu ndetse n'agahinda ni ukuri nzakwereka urukundo rutandukanye n'urwo watekerezaga nzatuma umutima wawe yongera gusubirana kimwe nunyemerera ko twakundana nko mu rukundo nzakwereka ibyo utatekerezaga Really? I love you too. No, was it? I love you. Kim, I love you. I love you too. Ntabwo ndi kubyumva. I love you. Ntabwo ndi kubyumva, ndi kumva ari kubyumva. I love you. Kim, ntabwo ndi kubyumva. Kim, ndagukunda cyane. nibagiwe ko nsize hano muri iki cyaro ureganije ubundi ukaba warayarangije ukamera neza ariko uzagenda unyibagirwe nyine numara kuryoha kubitanye na turiya twana two turara ko sumunga ceceka uravuze ngo nzajye hehe numara gusoza amashuri uzahita ujya harangira numva za Kigali ugende sinzi nyine ukuntu nabikubwira i Kigali suzasoza ukajyayo i Kigali i Kigali suma uzasoza amashuri i Kigali nyine ugiye gukora akazi yakoze ariko reka twirengagize ko wowe bitazakubaho sibyo ndabizi ko nawe unzirikana ku byo wakora byose gusa icyo ugomba guharanira ni ukwiga ukagira aho ugera ukava muri iki cyaro nawe ukaba nk'abandi bakire bose sibyo ntabwo ndimo kubyumva pe umutima wanjye numva ikintu kikubise hasi ngo pa Kim ndagukunda ndagukunda Chris niyo nakwibeshya ntabwo nabeshya umutima wanjye Kim ntabwo nzigera nkwanga kandi nkuko nabikubwiye nzakurinda kurira nkurinda amarira nzagukunda urukundo rudasanzwe ndetse nzakubera umugabo w'inzozi zawe Kim come on Kim numva mbuze n'imbaraga zo kuvuga what oh my god ako yine Chris nkuko wabinsezeranyije
ndakwinginze ntuzamemukire pe kuko umemukire n'ukuntu nari naranze kwinjira mu bintu by'urukundo nyine numvaga ntazongera pe sinzi n'ikintu wamaye ntabwo nzi ikintu wamaye ariko please ntuzamemukire pe bebe ndabyumva kuko numemukira Imana ntabwo izakubabarira ndakwizera niyo mpamvu nkwemereye kubera ko nkwizera rero ntuzanenguhe pe Kim yes amagambo yose ambwiye nayumvishe kandi ibibazo wahuye nabyo nabimenye ndetse nabwo ko niteguye kugukunda humura ubwoba ufite nabumenye nanjye nzakurinda ibibazo sibyo nkurinde ihunga ntaho nzatuma humura niyumve ko nzagutera ihungabana really yeah wowe ndahima ndabona ifamu yawe yarakuze maheruka kera ndabona harageze n'agahanda ifamu yo rwose ni biragenda neza cyane tu ndabona abakozi barabahinduye abakozi se abakozi bonyine habagenda hakaza abandi hari igihe umwe nyine ajya agira akagenda nkazana undi cyane amakuru se yataniye taniye ameze neza na nimugoroba twari turi kumwe yari yaje hano kunsura nyine ku kiraro ariko ndabona usigaye umeze neza pe oyashamaho nakumera neza mbonye ni gutyo nyine ibintu byo mu cyasi subize ubuse ntabwo mwakamye ko mavuye nta n'amata umaye amata yari mu gitondo keretse nimugoroba nibwo buze nibwo turi bwinikiza nkunda amata avunye nikirwa ako kanya uzi ukuntu nkunda umwerera ubwo nyine waza kugaruka nimugoroba ndaza kugaruka ni ukuri impamvu ndi kubaza taniya nagiye kumureba wundi ndamubura ndavuga niyenda wasanga yaje kugusura no yahavuye nimugoroba twari turi kumwe twajyanye kwahira nyine ubwatsi ubuse niyago story yuko navuye i Kigali story yarayimpaye wavuye i Kigali nyine nanjye nari nkukumbuye nyine maho Kigali se nta musheri wahakuye nega ko bashiri b'i Kigali ntabwo byabura pe kuko ukuntu usa ntabwo wava i Kigali nta musheri ufite ahubwo ejo bundi reka tani yaze hano yamba akantu k'akamini yabwiye ngo niwe wakamuguriye namuzaniye imyenda ubwo yari yamye ngo umusaza we nazemera ko yambara ubwo sinzi ukuntu yatinyutse kuyambara nanjye narabimubwiye ariko umusaza we nyine ajya agira ibintu ariko none se yantangiye ko ariko nambaye birebire ariko urabona ko binyegereye nyine nawe nyine aba agomba gusirimuka agasa neza gusirimukira muri kino cyaro se kitsahare nawe umujyanye i Kigali no se yaguma intangaho bwoba ufite ifamu nk'iyo uhingisha abahinzi mubanye kuba ufite umusheri nyine usa neza usobanutse rega nayo nyuze hano wanyura n'umucyo